Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bamara imyaka myinshi bakundana bakubaka urugo rwiza ariko ugasanga nta n'umwe utekereza guca inyuma y'undi? None se kuki hari abandi bakundana amezi make gusa hanyuma umwe agatangira guca inyuma ya mugenzi we? Abantu benshi batekereza ko impamvu ari uko hari umuntu urusha undi ubwiza cyangwa se amafaranga, ariko ibyo ntabwo ari byo. Ukuri ni uko hari ibintu bimwe by'ingenzi iyo bihari mu rukundo bituma umutima w'umuntu utuza akumva nta mpamvu yo gushaka undi muntu. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bine bikomeye bishobora gutuma umukunzi wawe arushaho kugukunda no kubaha umubano wanyu. Ibi ntabwo ari amarozi kandi si amayeri yo kugenzura umuntu, ni imyitwarire yubaka urukundo kandi igatuma mwizerana. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi, kanda like, subscribe kandi usangize iyi video inshuti zawe. Ndakubitsa ko njye nitwa Sylvain, icano nitwa Sylvain Cukumbura Love Tips. Reka dutangire. Mbere yuko dutangira, reka twumvikane ku kintu kimwe. Nta muntu ushobora kwemeza 100% kundi atazigera muca inyuma. Buri muntu agira uburenganzira bwo kwifatira imyanzuro ye, ariko ushobora kubaka umubano ufite ikizere, icyubahiro n'urukundo ku buryo amahirwe yo gucana inyuma aba make. Urukundo ntirwubakwa n'impano zihenze gusa, ntirwubakwa kandi n'ubwiza gusa, ahanini rwubakwa n'ibikorwa bya buri munsi. Noneho reka dutangire. Ikintu cya mbere, mwereke ko ashobora kukwizera. Kwizerana niyo nkingi y'urukundo. Iyo umuntu ahora ashidikanya, ahora yibaza aho uri, uwo muvugana cyangwa se ibyo ukora, umutima we nuruhuka. Ariko iyo amagambo yawe ahura n'ibikorwa byawe, ikizere kirakura. Urugero, niba wavuze kuza guhamagara saa 2, gerageza kubikora. Niba hari icyo utashoboye, musobanurira impamvu aho kubiceceka. Kwizerana ntibisaba gukora ibintu bikomeye, bitangira ku bintu bito bikorwa buri munsi. Abantu benshi bibwira ko kubeshya ibintu bito nta kibazo bitera, nyamara kugenda ubeshya gato niko bibyara ugushidikanya gukomeye. Iyo icyizere kimaze gusenyuka, kongera kukigarura bisaba igihe kinini. Niyo mpamvu umuntu ushaka urukundo rurambye abinyangamugayo, haba mu bintu bito no mu bikomeye. Iyo umukunzi wawe yumva amagambo yawe afite agaciro, aba afite impamvu nyinshi zo kuguma yizera umubano wanyu. Tekereza umuntu ubuzi neza ko utazamubeshya, utazamuca inyuma kandi uzamubwira ukuri nubwo kwaba kugoye. Ese ntiyumva afite amahoro? Ayo mahoro niyo atuma urukundo rukomera. Niba ushaka ko umukunzi wawe adatekereza ahandi, mwereke buri munsi kuri umuntu wiringirwa. Ikizere ntabwo kivugwa gusa, kirubakwa. Icya kabiri, jya umwereka ko umwubaha. Hari abantu bibwira ko urukundo rukomeye rushingira gusa ku magambo meza n'impano, nyamara hari ikintu gikomeye kurushaho: kubahana. Iyo umuntu yumva yubashywe, umutima we uraruhuka. Iyo yumva asuzugurwa, niyo wamukunda ute atangira kubabara. Kubaha umukunzi wawe si ukumwereka buri kintu, ahubwo ni ukuvuga no gukora ibintu byerekana ko umufata nk'umuntu ufite agaciro. Urugero, iyo muganira, mureka arangize icyo avuga mbere yo kumusubiza. Iyo ibyo mutemeranyeho mu biganiro mutuje, aho guterana amagambo cyangwa se mukanayaterana no mu ruhame. Abantu benshi bakomeretsa abakunzi babo bakoresheje amagambo bakuye mu burakari. Ibyo rero bishobora gutuma umukunzi wawe agira inzika bika muri we. Hari n'ikindi gikomeye, ntukajye usebya umukunzi wawe imbere y'inshuti cyangwa se mu muryango wawe. Niba hari ikibazo mufitanye, mugikemure hagati yanyu mu bwubahane. Iyo umuntu ahora yumva ashyizwe hasi cyangwa se agereranywa n'abandi, atangira kwibaza niba agifite agaciro muri uwo mubano. Ariko iyo ahora yumva ashimwa, yubashye, umutima urushaho kwegera uwo bakundana. Kubaha kandi bisaba kumva amarangamutima y'undi. Hari igihe umukunzi wawe ashobora kubabara kubera ikintu kiri kuri wowe gusa gisa nk'ikidafite agaciro. Aho kumubwira uti ibyo ni ubusa, gerageza kumubwira uti ni iki cyakubabaje cyangwa se twagikemura ute. Ayo magambo yonyine ashobora guhindura byinshi. Ibyo kandi binatuma yumva umwitayeho kandi umuha agaciro. Abantu benshi ntibashaka umuntu utunganye, bashaka umuntu bumva, ububaha kandi ubafata nk'ab'ingenzi. Nawe kuba utunganye, ibyo ntabwo bihagije gusa. Iyo ibyo bihari, urukundo rurakomera, icyizere kikiyongera kandi umubano ugakomera. Bityo rero, niba ushaka kubaka urukundo ruramba, tangira uba uwo mukundana buri munsi, haba mu magambo no mu bikorwa no mu buryo umwitaho. Icya gatatu, mujye muganira kandi muvugisha ukuri. Hari umubano usenyuka atari uko urukundo rwashize, ahubwo ari ukubera abantu baretse kuvugana cyangwa se kuganira ku bibazo byabo. Mu ntangiriro z'urukundo, abantu benshi bamara amasaha baganira, bamenyana, baseka, banabwirana inzozi zabo n'ibyifuzo byabo. Ariko uko igihe kigenda, bamwe batangira guceceka. Iyo ibibazo rero bitavuzwe, biragenda bikaba byinshi. Ya marangamutima ahishwe ashobora kuvamo umujinya cyangwa se gutandukana buhoro buhoro. Niyo mpamvu kuganira ari ingenzi. Kuganira ntibivuze kuvuga amagambo menshi gusa, bisaba no kumva mugenzi wawe. Iyo umukunzi wawe ari kuvuga, gerageza kumutega amatwi utamuca mu ijambo kandi udahise ushaka gutsinda iyo mipaka.
hari igihe umuntu aba adashaka ko umushakira igisubizo ako kanya, aba ashaka ko banza ugatuza ubundi mukagitekerezaho mwembi, apana guhita usubiza ari wowe ubyishakiye ngo uhite usubiza kuko ari wowe ubona ko ufite inshingano nini cyane. Mufatanye gufata umwanzuro, nibyo bituma urukundo ruramba. Ibyo byonyine rero bishobora gutuma yumva akunzwe kandi afite umutekano mu mubano. Niba hari ikitagushimishije kimubwire mu bwitonzi, aho kuvuga uti ntacyo biri bumumarire. Wavuga uti ibi byambabaje kandi nifuzaga ko twabiganiraho. Amagambo yubaka atuma ikibazo gikemuka, naho amagambo asesereza kenshi atuma ikibazo kirushaho gukomera. Mujye mufata umwanya wo kuganira ku buzima bwanyu, ku nzozi mufite, kubibashimisha no kubibahangayikishije. Iyo abantu bakomeza kumenyana no kuganira, urukundo rwabo rurakura aho kugabanuka. Abantu benshi batangira kurebana n'abandi iyo bumva nta muntu ukibumva cyangwa se ukibitaho, ariko iyo muganira buri gihe kandi mukumva amarangamutima ya buri wese, umubano uba ufite imbaraga kurushaho. Wibuke ko ikibazo si uko mutazigera mutongana, ahubwo ni uko mwiga gukemura icyo mutumvikanaho mutubahana. Umubano mwiza si uw'abantu batagira ibibazo, ni uw'abantu bazi kubikemura batabanje gusenya urukundo rwabo. Abantu benshi batekereza ko urukundo rurangirira gusa mu magambo meza. Ni byiza kubwira umuntu uti ndagukunda, ariko amagambo yonyine ntahagije. Urukundo nyarwo rugaragarira mu bikorwa bya buri munsi. Ntukajye umubaza uko umunsi we wagenze gusa, ntukajye ikindi kandi utamufasha cyangwa se ngo umutererane. Jya ugerageza kumufasha igihe afite ikibazo, umwereke ko umwitayeho nubwo mwaba mumaranye imyaka myinshi. Abantu benshi batangira urukundo bafite imbaraga nyinshi, bahora bahamagarana, bandikirana mesaje, ikindi ugasanga arimo aratunguza umukunzi we impano za buri kanya. Nyuma y'igihe ibyo byose bikagenda bishira. Iyo urukundo rero rutagaburirwa narwo rutangira gucogora buhoro buhoro. Ntabwo bisaba amafaranga menshi kugira ngo wereke umuntu ko umukunda. Hari igihe ubutumwa bugufi bwanditse neza bumushimisha kuruta impano ihenze wari kumuha. Hari n'igihe kumarana nawe iminota mike muganira mutuje bifite agaciro kurusha ibintu byinshi. Icy'ingenzi ni uko mugenzi wawe yumva atasigaye wenyine. Jya ushimira umukunzi wawe ku byo yakoze neza. Niba yagufashije mubwire ko ubishimira cyangwa se ubyishimiye. Niba hari icyo yagezeho munezererwe hamwe. Abantu bose rero bakunda kumva ko ibikorwa byabo bifite agaciro. Iyo umuntu ahora yumva ashimwa, yitabwaho, urukundo rushaho gukomera. Ariko hari ikintu gikomeye kuruta ibi byose, ntukagerageze guhatira umuntu kugukunda cyangwa se kugumana nawe. Urukundo rwiza rushingira ku bwisanzure, ku cyizere no kubahana. Niba ibyo bihari, umubano ufite amahirwe menshi yo kuramba. None se twize iki muri iyi video? Icya mbere, jya wubaka icyizere. Icya kabiri, jya wubaha uwo mukundana. Yewe icya gatatu, mujye muganira muvugisha ukuri kandi mwumvikana. Icya kane, ujye ugaragaza urukundo mu bikorwa atari amagambo gusa. Ibi ni bitanga isezerano ku muntu utazigera afata icyemezo kibi, kuko buri muntu afite uburenganzira bwo kwihitiramo. Ariko ni zimwe mu nkingi zifasha kubaka umubano ukomeye ushingiye ku rukundo, kubw'ubane no kwizerana. Niba iyi video ikugiriye akamaro, kanda like, subscribe kandi uyisangize inshuti zawe kugira ngo nabo bungukire kuri izi nama. Murakoze cyane kuba mwakurikiye iyi video kugeza ku musozo. Tuzongera guhura mu yindi video irushijeho kubaka ubuzima n'imibanire myiza. Murabeho.